babiri barwana rero babiri barwana la yanamaze iminota myinshi atavuga reka twumve ndagita nguhe ijambo iyo abantu barwana biragoye kuvuga ngo wahagarika ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ubu ngubu cyaje kugaragara niko ibi bintu byose jenoside gufata ku ngufu kujya gute byagizwe intwaro y'intambara kuko buri wese arimo gushaka icyaca intege undi icyamuca intege nk'uko bavuga ngo noneho kuko iyo ntambara bashatse kuyigaragaza ko ari intambara y'amoko uvuga ngo noneho bariya nibanaza banamutse banatsinze basange nta n'umuntu ari wo gutegeka ari uko nguko bajyaje kurimbura abantu noneho nabo ubwabo basumikira abaturage bita babo guhunga igihugu basanga igihugu nta muntu urimo usanga rero biragoye cyane umuntu yageze muri iyo mu ntambara yageze ahantu logique idakora mubwira ngo ariko gira ubumuntu gerageza wa muturage kandi nyine uwo muturage ntacyo amubwiye numva nyine gikomeye ni umutima w'abarwana cyangwa se abari ku isonga y'intambara niwe uhitamo avuga ngo ndarwana gutyo aravuga ngo ndica n'imbeba iyo umuntu akoresheje iyo terima ati ndica n'imbeba n'inzu mpuye nayo icyo gihe biba bikomeye cyane naho iyo uvuga uti ndarwana n'ubuyobozi nibo dufitanye ikibazo umuturage ndamwihorera nibye ariko birumvikana wenda ko ashobora guhunga bitewe n'uko afite umutekano muke ariko simuhohotera rega nkubaze nk'ubu ngubu turi mu ntambara abantu baraje bakwiciye umuryango barawutsembye muri icyo gihe urumva koko wakwihangana ni ukuvuga ngo wenda igisubizo kiraruhije gutanga ariko mu gihugu cyacu byarabaye aho wasangaga umuryango wawe w'abatutsi bawutsembye bakawurangiza kandi hari umwana uri ku rugamba rwo kubohoza igihugu akaza agasanga imiryango bayitsembye kandi ntabwo wavuga ko bagiye ngo bice abandi babarangize kubera yuko bari babiciye imiryango nkumva rero biterwa n'uburere n'umutimanama wa buri muntu yego na decision ubuyobozi bufata bimeze gutya ababirengaho hari amategeko mwavuze ko mu gihe cy'intambara ubuyobozi rega butavuga abayoboye intambara bose bafite impande yego burya iyo uru ruhande ruba rufite abaruri inyuma n'uru ruba rufite abaruri inyuma ariko buri rwose ruvuze ruti mugomba kwitwara gutya birakurikizwa ndabyumva ibyo muvuga ariko se biroroshye kuba umuntu ari hararwana akaba afite imiryango ye uwo barwana biramworoheye kudafata abo bantu nk'ibyitso niba nagiye kurwanya kumva yuko nyogokuru wanjye ari icyitso adashobora no guhaguruka ibyo no kwibeshya no kudatekereza neza umwana w'igitambambuga kuba uvuga ko ari icyitso ubwo no kudatekereza neza leta mu Rwanda yari hari mu gihe cy'intambara ariko n'inkotanyi zari zifite ubuyobozi bwazo ni ukuvuga ngo uburyo inkotanyi zateguye abasirikare bazo nibyo byatumye umwana agera ku musozi agasanga iwabo harimbutse ariko agatinya kurasa kuko azi ko ibihano bimutegereje naramuka akoze icyo ngicyo bikomeye hanyuma n'uwakwitwa icyitso nanone nuko warumajije icyitso n'uwakwitwa icyitso ukibaza yuko wenda hisha abasirikare ba Habyarimana mu rugo uzi neza yuko ugomba kubanza kumugeza ku bagomba kumucira urubanza utabikoze utyo rero ugashaka kwihanira uzi ko nawe ubuze guhanwa kandi amahirwe yabayeho nuko byanabaye ukosheze kunyuranya n'amategeko reka dufate ko igisirikare gifite discipline kivuga ati twebwe ntabwo mu murongo wacu tuhamagarira abantu kwihorera cyangwa kuba watsemba abandi badafite icyo mupfa nabo mufite icyo mupfa mu Rwanda mukurikije amategeko y'intambara ariko se ibyo bintu birakora 100%? Birakora ntabwo bishobora ntabwo bishoboka nk'abanyamerika riragoye kuko bafite ukuntu intambara bayirwana ariko hari za exactions zibaho hari umusirikare ku giti cye ugenda agahohotera abantu ahubwo ikigomba gukora aho ngaho ni itegeko rimuhana akenshi rero mu gisirikare cyose kibaho habaho guhishira umuntu nk'uwo kugira ngo ugaragaze isura nziza y'igisirikare cyawe ugahishira wa wundi wakoze bya niyo wamuhana ariko ukabikora bucece ibyo ngibyo rero aho bipfira bituma wa wundi wakoreye bya bindi akomeza kubana na cya gikomere nicyo cyongera kuzana ibibazo mu myaka iri imbere nari nkwatse ijambo hama ndariyashe mu ngabo 15,000 n'urugero mfashe buri wese aba yaravuye mu nzira zinyuranye yararewe mu muryango utandukanye n'undi yariza ahantu yarabaye muri societe zitandukanye ni ukuvuga ngo rero hari n'ibyo umuntu azanamo kandi uko yigishwa amategeko ahabwa mu gisirikare ntabwo amuvanamo na bya bindi afite haba hari rero discipline igenga icyo gisirikare ariko ntibivuza ko hari ushobora kubirengaho kandi nawe abikora yihisha avuga ati
ntibari bumbone wenda nubwo bavuga ati ntituri busahure ariko ashobora kugera ahantu akavuga ati okay nkabonye radiyo nziza reka nyitambikane nubwo nzi ko bitemewe ndagerageza kuyihisha urwo n'urugero ibikorwa rero bishobora kubaho ariko byitirirwa abantu ku giti cyabyo igihe hari amategeko asanzwe abibuza ariko iyo adahari byitirirwa abari ku isonga. Sheikh ndabona yakwemeye cyane byanyuriwe hariya ni ukuvuga ngo ibyo mugenzi wanjye yaravuze umuntu ku giti cye ntabwo tuza kumubara nk'ikibazo kuri system cyangwa se kubayobora urugamba cyangwa urugero tugita amazina yabyo neza neza abarwanaga ahangaha n'abasirikare ba Habyarimana n'interahamwe barwana n'inkotanyi abasirikare ba Habyarimana n'interahamwe zabo bica abaturage bose muri rusange nta mbere basigaza abasirikare b'inkotanyi bagombaga kudakora ibyo ngibyo cyane ko batojwe ko mugiye kubera ko mwarenganyijwe mugiye kurwanya akarengane ntabwo rero urwanya akarengane abo wa mbere kurenganya abandi ikindi ni amagambo abantu babwirwa buri munsi ngira amahirwe yo kwifata mu mutwe Perezida wa Repubulika hafi munsi y'irayidi mwaka wa 2005 yaravuze ngo abatewe imijugujugu y'akarengane niba bakwiye kuba abanyuma kwitara abandi. Iyo ibintu ibihe nka biriya birangiye ari abahohotewe ari abacitse ku icumu baba bafite ubwoba bati turi mu bihe bibi twabuze abacu bafite ibyo bisebe ku mutima bagira bati ahari n'abandi baracyashaka kugaruka kuba baturangiza babandi nabo bakoze icyo gikorwa kigayitse batese tuzasubira mu buzima butse abantu bazongera batwakire ku buryo impande zombi zisa n'izifite ubwoba ubwo bwoba bwarangira gute. Icyo mbona gikwiye gushingirwaho kugira ngo bubake abo bantu bombi izo mpande zombi ni ubutabera butarenganya kugira ngo na wa wundi wari wifitemo urwikekwe yumva ko azazira ko hari mwene wabo wakoze iki abone ko bibazwa uwabikoze gusa ariko utarabikoze afite umudendezo noneho kandi ukubakana za mpande zombi ukagerageza kuzihuza kugira ngo igihugu gitere imbere bose babifitemo uruhare ni ukuvuga kubigisha bose kubaha ubushobozi bungana kubashyira mu myanya y'ubuyobozi ku buryo buri wese abona ko afite uruhare mu iterambere ry'igihugu. Ikigaragara ni uko mu Rwanda amategeko yashyizweho izo nzego zose zishobora gufasha abantu guhura zashyizweho ziragaragara n'ibikorwa bigaragara ariko se mu mitima y'abantu indani mu mitima y'abantu ntibasa naho bakora ku mbaraga rimwe na rimwe bahuzwa ku mbaraga. reba nk'umuntu ubimaze mu myaka 10 ntagaruka bahuza ku mbaraga ikintu cya mbere cy'ubuyobozi bugomba gukora abantu iyo bavuye muri jenoside no kubanza kumara abantu igihunga kandi kumara abantu igihunga si amagambo babwira burya ni ibikorwa runaka bifatika ubakorera urugero hamaze kubaho ukwirega no kwemera icyaha no kugaragaza aho banaze imibiri igahabwa icyubahiro habayeho noneho abantu bafungura twigeze porogaramu y'abanyamadini yitwa guhuza abarokotse abarekuwe n'imiryango y'abagororwa mu ntangiriro biravuna ariko uko mugenda mubikora mu bikorwa bifatika abantu bagenda bamenye ingorane mwahuye nazo mu ntangiriro ingorane ya mbere twahuye nayo nuko iyo kibitangira buri wese aba afite ubwoba avuga ati ndicarana n'umuntu barekuye kubera ko yemeye kwisha abantu 100 akagaragaza aho yabashyize ushobora kuba yarananyishiye nanjye ushobora kuba yaranyishiye ndicarana nawe ariko noneho uko iminsi igenda itera imbere mu bikorwa bifatika twabutse nyamuneka burya mureke duhingire hamwe twororere hamwe tugemurire hamwe abarwayi bacu abafungwa bafunzwe tubagemurire icyarimwe bigenda bigabanuka mu Mutara Nyagatare kugira ngo tutaza aho tugira ngo uriho uravugira akazi ukorera reka twumve niba n'abandi bumva byarabagezeho madamu. nakoze nanjye mfite igitekerezo kimwe n'icya Shehe kuko mfashe urugero ku bagore abagore barimo ibyiciro bibiri hari abagore barokotse jenoside ariko hari n'abagore noneho bo bafite abagabo bakoze jenoside. Yego ndibuka muri 1995 1994 byari bigoye kugira ngo n'abantu bahure basuhuzanye ariko uko iminsi yagiye iza bahura baganira bakora ibikorwa hamwe hanyuma baricara baraganira bareba ese uruhare babigizemo n'urushye ese ingaruka uyu munsi zabagezeho bose ku buhe buryo noneho baza kwicara barareba basanga icyo bapfa nta n'ikiriho ahubwo bose basangiye gupfa no gukira byageze aho abagore bari bararokotse jenoside bajyaga basigarana abana baba abagore bafite abagabo bafunze bagiye kubagemurira. Jewe jenoside ikirangira sinibaza ko nzajya mu iduka ry'umutungo mugurira isukari kugeza ubu ngubu iyo ngiye mu iduka sindeba umuntu ndeba igiciro yashyizeho
ibikorwa rero habamo hagira ako umuntu asobwa n'icyo umuntu atatekereje akaba yagitekereza, ibyo ni ibintu bizagenda bifidinga ibyatangiye kuba. Alliance ikiguha icyizere ni iki? Kuva twatangiye iki kiganiro twakunze kuvuga ngo ubuyobozi. Kuri njyewe numva ko ikibazo cyakunze kuba mu Rwanda iyo abantu bamenyerejwe kumva ngo wowe umvira umuyobozi, biba byiza ariko biba bibi, kuko iyo akujyanye heza ni byiza, ariko umunsi ayobye bikubera ikibazo ko ntiwigeze utozwa kuvuga icyo utekereza koko, ngo ube wanavuga ngo aha ntago twemeranye, ukabivuga pacifiquement, ntibigombe kuba confrontation, ntibigombe kuba ikibazo. Ibyo nagiye mbibona byagiye binangora cyane, nkanjye ko nabanje kwiga mu mashuri yo hanze mbere yo kwiga mu Rwanda. Ugasanga wajya kuvuga ikintu baturashyanuka wa mwana wajya kuvuga ikintu ariko wacecetse, ugasanga umuntu akura gutyo akagera hahandi yumva ko autorité niko iyo autorité avuze niko bigomba kugenda. Ntiyabeho icyo kinge, numva ko ibi bintu byose ni byiza cyane, ariko hashoboye kubaho gushyamo ingufu kurushaho. Wenda ntago navuga ngo ntago zishyirwamo, gushyamo ingufu kurushaho, guha uruhare rugaragara umuturage mu byemezo bifatwa bimuzamura. Ibyo ngibyo bizajya bidufasha cyane. Ikiguha icyizere wowe ni iki? Ikindi cyizere n'ibyo mbona bikorwa, ariko kandi nanavuga ngo haracyari urugendo. Birasaba ko buri munyarwanda yiyubakamo kumva ko umuco w'amahoro ni ngombwa kuri we, ntanumve ko azabishyirwamo gusa n'ubuyobozi. Shehe, mu magambo abiri, nta muntu wose wavuga ngo u Rwanda rumaze imyaka 17 gusa ko ibintu byose byamera nk'ibyo muri Amerika. Ariko na Amerika Bush Obama ejo bundi yateye Libya, ntabagishije inama, abaturage barakurikira. Blair yakubise Iraq, yatagishije abaturage inama, bajya mu muhanda kandi birakomeza. Kuvuga ngo rero abayobozi uko byagenda kose bafite responsibility za mbere kurusha abandi bose zo kumenya ngo abaturage bararengewe kandi bagenze neza. Njye nkafite icyizere gishingira kuri ibi bikurikira. Icyambere, urebye ukuntu abantu bose babayeho muri iki gihugu, urebye ibikorwa by'imishyikirano ukuntu bibayeho, urebye intore ukuntu ziriho, erega nanjye kuba ndahangaha nabyo ubwabyo bifite agaciro kabyo. Mwari kumpamagara se mbere mu cyana kugira ngo ntabyari gukunda. Kuvuga ngo rero ibi byose turimo kugenda tureba n'umuntu ku giti cye n'abantu benshi muri rusange, biratwereka ko tugana ahantu heza. Nanjye ndi muri essence ivuga ko ibimaze gukorwa bigaragarira abantu ni byinshi, haba mu rwego rwa leta no muri societe civile. Abantu bateye intambwe, barakorana, baraganira. Mu minsi yashize nakoraga masters ku bya genocide studies and prevention, njye gukora enquête mu bavega Kimironko, bakatubwira bati bitaraza nta n'uwajya gushinja cyangwa se kuvuga ukuri mu rukiko, hari kure ntibatwumvaga, wari wenyine bakagusekera. N'icyo nabashije kugeraho ni muri Gacaca nakivugiye, niho naruhukiye, niho namenye amakuru y'umwana wanjye, niho ukumva ni icyizere abantu bamaze kugira kuko babonye igishyigikira, barafatanyije. N'ibyo ngira ngo tunenga byumvikana nuko abantu babonye uburenganzira bwo kuvuga, n'uwo bavuga bakamenya ko ufite icyo utishimiye, nayo ni intambwe twakishimira. Murakoze cyane, nagira ngo tuse nk'abasoza. Twahanye ibitekerezo byinshi cyane, hamwe twumvikanye, ahandi ntitwumvikanye, ariko ngira ngo niyo nzira ya demokarasi turashaka. Uyu mwanya rero ni wa mwanya wo kwanzura, tukanzura tugerageza gusubiza cya kibazo kigira kiti hakorwa iki kugira ngo ubugizi bwa nabi buganisha kuri jenoside bube bwaburizwamo. Tumaze gusesengura amakimbirane yo muri Sudani, turasanga hari ibintu bitatu bigomba gukorwa kugira ngo ubugizi bwa nabi buganisha kuri jenoside buburizwemo. Icya mbere, guhangana n'ibibazo aho guhangana n'abantu. Abantu bagomba gucukumbura bakagera ku muzi w'ikibazo. Icya kabiri, kohereza ingabo zo gutabara nk'uko byakozwe muri Libya. Icya gatatu, gushakira ibisubizo ubwoba buba bufitwe n'abagiriwe nabi n'ababagiriye nabi. Gushakishiriza impande zose uburyo bwo kuganira, cyane cyane mu bihe by'intambara. Ibyo byatuma nta tsinda rigirwa nyirabayazana w'ibibazo cyangwa se ngo rigirwe umwanzi wo kuvanwa mu nzira. Nagira ngo nshimire abatumire b'ingeri ikwiye ku bitekerezo batanze. Nshimire nanone mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro. Ndabashimira kuba mwiyemeje kutarebera, nkaba nizeye ko muzaba muri kumwe natwe mu ngeri ikwiye y'ubutaha. Murakoze.